Yes, nongeye kubaha ikaze bakunzi ba Souvenir na Fan TV. Nk'uko mubibona nibereye mu gikoni, ntabwo biba byoroshye ariko nyine umuntu aba agomba kubikora. Muri kubona ko netse agakoma k'umurwayi, sinzi niba muri buhabone. Muri kubona ko ako ni agakoma k'umubyeyi. Mba nibereye mu rugo kabisa, ubona ko netse agakoma k'umubyeyi kugira ngo ndebe ko yabona agakoma. So ntabwo biba byoroshye rero, ni mu rugamba ariko tuba tugomba kurwana nyine, kubera ko umugore wanjye mba ngomba kumwitaho. Byabaye byarabaye, ubu rero ni ukumwitaho kabisa. Abantu bari kure mushobora no kumusura biciye kuri telefone, ukanamusengera. Mbona nibwo nkibyuka, urabona ko mba nemeye nkacana itara nyine, nacanye itara kugira ngo habone. Mba mbyutse rero negura agakoma kugira ngo mbe nakwihera umudamu wanjye. Birakomeye, aracyari mu bitaro. Urumva rero ibaze kuba uri mu bitaro n'umwana wawe mutari kumwe, biba ari hatari. Urumva umwana ari mu bitaro bimwe n'umudamu wanjye akaba ari mu bindi bitaro. Urumva rero ni urugamba ruba rukomeye cyane, urugamba ruba rukomeye cyane. Ndakomeza gushimira abantu bari kudusengera, ndakomeza gushimira abantu babasha kuhagera, nubwo ari bake babasha kuhagera, ariko abamaze kudusura Imana ibaha umugisha kabisa. Ako n'abataradusura tuzadusure. Uyu munsi ni njye, ariko nawe ejo ni wowe. Ubuzima niko bumeze, bigenda bihindagurika cyane, bihindagurika. Niyo mpamvu rero nakubwira uti kangabanye ku muriro, ndahiye, ngabanye ku muriro kugira ngo n'urusaku rugabanuke rwa gaze. So rero nabarindi kubabwira ati uyu munsi ni njye, ejo ni wowe. Tujye dufashanya, tujye twibuka ko ubuzima buhindagurika. Umubiri twambaye rwose ni ubusa. Uyu munsi nshobora kuba rwose meze neza nk'uko mubibona, ariko ejo nanjye bikanga. So mujye mumenya kubana n'abantu, kandi uri inshuti nyanshuti uyibonera mu byago. Inshuti nyanshuti uyibonera mu byago. Rero igihe mba ndi mu rugo, mba ngerageza kumwitaho nk'umudamu wanjye gake gake. Ako gakoma nkagateka, ako gatoki nkagateka uko mbibashije, nkamugemurira, nkajya no kugemurira urwaje umwana wacu. Ni ibintu bitoroshye kugira abarwayi babiri mu bitaro bibiri bitandukanye. Kuri iki gihe murabizi ukuntu n'ubuvuzi busigaye buhenda cyane. Bwaba ari mu Rwanda dusure, abatari hanze nabo mudusure, tuvugishe kuri phone. Biba ari sawa kuko buriya tujye dufashanya kabisa, kandi tujye dusurana. Hanyuma urabona sinishimye kuko urumva nanjye kuba ndi mu rugo ndi njyenyine, nakabonye kuba ndi kumwe n'umudamu n'umwana wanjye, numva nyine nanjye nta byishimo mfite. Gusa nyine abifuza kudusura mudusure, duhamagare tubayobore. Ni 0782 71685. Aho waba uri hose iyo nomero wayimbonaho, yaba kumpamagara yaba no kuri WhatsApp. Ntabamari cyane. Gusa nyine Fani ari aho, nubwo bigoye, nubwo bikomeye, nubwo arembye, ariko kubera amasengesho yanyu n'ayacu twese dufatanyije, turizera ko Imana igomba gukora ibitangaza, agataha akajya mu rugo, ndetse n'umwana wacu akava muri biriya byuma by'abazungu, akaza akaba ari kumwe na mama we ndetse na papa we, tukaba turi mu rugo twishimye, kandi nzi ko Imana yo mu ijuru igomba kuzabikora. Dusengere cyane, mudusure, dufashe. Ntabwo muzi ko ejo bizagenda. Nta bintu byinshi nje kubabwira hano, nta bintu byinshi. Ubu ngubu ngiye guteka kano gakoma. Hari imyenda y'umwana iri hano nayo ngomba kuhita mfura. Nirinze kuba nazana undi muntu ngo abikore, kubera ko umuntu uri mu bitaro biba bisaba gushishoza. Nabonye ko abantu b'ubu bose atari beza, ngomba kubyikorera. Amaboko ndayafite, uko mbishoboye nkabikora. Ngo no kuba ngiye gusoza guteka kano gakoma,
tempura utwenda duhari tw'umwana ndetse n'iyapani yangiritse itunganye n'insoza mite fata akamoto njye ku bitaro nyine mbashyire kano gakoma ndetse n'amafunguro nubwo bigoye ariko ngomba kubikora. Ubwo nta bintu byinshi byo kuvuga mfite, nuko nagira ngo nze mbwira abakunzi bacu aho bigeze kugira ngo n'abashaka kudusura nabo mbabwire uko mwatugera. Ubwo muramvugisha kuri iyo nomero nta kibazo muhagere, ibindi nyine ubwo dutegereze icyo Imana izakora, ariko twizeye neza ko bigomba kuzagenda neza. Bayi rero mugire ibihe byiza, mudusengere cyane kandi turabakunda. Bayi bayi. Rwana nyine kubera ko umugore wanjye ngomba kumwitaho, byabaye byarabaye, ubu rero ni ukumwitaho kabisa. Abantu bari kure mushobora no kumusura biciye kuri telefone ukanamusengera. Mbona nibwo nyibyuka urabona ko mba nemeye nkacana itara nyine, nkacana itara kugira ngo habone. Mba mbyutse rero negura agakoma kugira ngo mbe nakwihera umudamu wanjye, birakomeye aracyari mu bitaro. Urumva rero ibaze kuba uri mu bitaro n'umwana wawe mutari kumwe, bari hatari. Urumva umwana ari mu bitaro bimwe n'umudamu wanjye akaba ari mu bindi bitaro. Urumva rero ni urugamba ruba rukomeye cyane, ndakomeza gushimira abantu bari kudusengera, ndakomeza gushimira abantu babasha kuhagera, nubwo ari bake babasha kuhagera, ariko abamaze kudusura Imana ibaha umugisha kabisa. Ako n'abataradusura tuzadusure. Uyu munsi ni njye ariko nawe ejo ni wowe. Ubuzima niko bumeze, bigenda bihindagurika cyane, niyo mpamvu rero nakubwira uti ngabanye ku muriro, ndahiye ngabanye ku muriro kugira ngo n'urusaku rugabanuke rwa gaze. So rero narindi kubabwira ati uyu munsi ni njye ejo ni wowe. Tujye dufashanya, tujye twibuka ko ubuzima buhindagurika. Umubiri twambaye rwose ni ubusa. Uyu munsi nshobora kuba rwose meze neza nk'uko mubibona, ariko ejo nanjye bikanga. So mujye mumenya kubana n'abantu, kandi uri inshuti nyanshuti uyibonera mu byago. Inshuti nyanshuti uyibonera mu byago. Rero igihe mba ndi mu rugo mba ngerageza kumwitaho nk'umudamu wanjye gake gake. Ako gakoma nkagateka, ako gatoki nkagateka uko mbibashije, nkamugemurira, nkajya no kugemurira urwaje umwana wacu. Ni ibintu bitoroshye kugira abarwayi babiri mu bitaro bibiri bitandukanye. Kuri iki gihe murabizi ukuntu n'ubuvuzi busigaye buhenda cyane. Abari mu Rwanda dusure, abatari hanze nabo dusure, tuvugishe kuri fone. Biba ari sawa kuko buriya tujye dufashanya kabisa kandi tujye dusurana. Hanyuma urabona sinishimye kuko urumva nanjye kuba ndi mu rugo ndi njyenyine, nakabonye kuba ndi kumwe n'umudamu n'umwana wanjye, numva nyine nanjye nta byishimo mfite. Gusa nyine abifuza kudusura mudusure, duhamagare tubayobore. Ni 0782 71685. Aho waba uri hose iyo nomero wayimbonaho, yaba kumpamagara yaba no kuri WhatsApp. Ntabamari cyane, gusa nyine Fani ari aho, nubwo bigoye, nubwo bikomeye, nubwo arembye, ariko kubera amasengesho yanyu n'ayacu twese dufatanyije, turizera ko Imana igomba gukora ibitangaza, agataha akajya mu rugo, ndetse n'umwana wacu akava muri biriya byuma by'abazungu akaza akaba ari kumwe na mama we ndetse na papa we, tukaba turi mu rugo twishimye, kandi nzi ko Imana yo mu ijuru igomba kuzabikora. Dusengere cyane, mudusure, dufashe. Ntabwo muzi ko ejo bizagenda. Nta bintu byinshi nje kubabwira hano, nta bintu byinshi. Ubu ngubu ngiye guteka kano gakoma, hari imyenda y'umwana iri hano nayo ngomba kuhita mfura. Nirinze kuba nazana undi muntu ngo
abikore, kubera ko umuntu uri mu bitaro biba bisaba gushishoza, kuko nabonye ko abantu b'ubu bose atari beza. Ngomba kubyikorera, amaboko ndayafite, uko mbishoboye nkabikora. Ubwo no kuba ngo ngiye gusoza guteka kano gakoma, tempura utwenda duhari tw'umwana, ndetse n'iya fani yangiritse itunganye, ninsoza mpite mfata akamoto njye ku bitaro nyine mbashyire kano gakoma ndetse n'amafunguro, nubwo biba bigoye ariko ngomba kubikora. Ubwo nta bintu byinshi byo kuvuga mfite, nuko nagira ngo nze mbwire abakunzi bacu aho bigeze, kugira ngo n'abashaka kudusura nabo mbabwire uko mwatugera. Ubwo muramvugisha kuri iyo nomero nta kibazo, muhagere. Ibindi nyine ubwo dutegereze icyo Imana izakora, ariko twizeye neza ko bigomba kuzagenda neza. Bayi rero mukore mugire ibihe byiza, mudusengere cyane kandi turabakunda. Bayi bayi.